turabashuhuje inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Evangeliste Mama Lionel, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Uyu ni umunsi Uwiteka yaduhaye tunezererwamo. Wowe udukurikiranye uri mu bitaro urwaye, tukwifurije gukira. Wowe udukurikiranye uri mu muhanda ugenda, gerayo amahoro. Wowe udukurikiranye uri muri situation itari nziza, Uwiteka akunezeze. Uyu ni umunsi Imana iduhaye ngo tuganire amagambo y'Imana yashyize ku mutima. Uyu munsi rero nabatumirije umukozi w'Imana nkunda cyane, Pastor Deborah. N'amasezerano twagiranye ku bantu bakunda kudukurikirana, ntibigoye kudukurikirana, no gushyira mega muri telefone yawe ukadukurikirana waba uryamye, ntitunagoye twe, wadukurikirana uryamye wadukurikirana ugenda, ntibigoye pe, byaroroshye. Wadukurikirana wicaye, wadukurikirana uri kwa muganga utegereje ko muganga kugeraho, wadukurikirana uri kuri banke utegereje ko nimero yawe igerwaho wikuza, ntabwo bikigoye. Ntibigisaba itike, n'ukugura amamega ugashyira muri telefone ugakurikirana ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi bw'Imana. Hanyuma natwe tukagusaba ko ibyo ubonye nimba bikuryoheye ubisangiza abagenzi bawe, ukadutera n'inkunga mu bitekerezo, mu buryo bw'ikofe yawe, mu buryo bw'amasengesho cyane cyane. Imana iguhereza umugisha. Rero nababwiye ko nkuko mwabisabye ko tubatumirira abakozi b'Imana, nabatumiriye Pastor Deborah, umupasiteri w'umudamu nkunda. Imana yahamagaye mu gihe cyiza, twe turi gukorera Imana mu gihe cyiza. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Turi gukorera Imana mu gihe cyiza, mu gihe ubasha kugenda ugatega imodoka, ugatega moto, ugenda ukabona amazi yo kunywa. Turi gukorera Imana mu gihe cyiza, mu gihe abantu badukunze, mu gihe n'umuntu unakwanga bikugaragariza, akajya muri commentaire akakukubita nk'ikijambo. Urumva turi gukorera Imana mu gihe cyiza. Dufite abadukosora, dufite abatubwira bati courage, dufite abatubwira amakosa yacu, kandi namwe courage. Ndakwakiriye rero kuri channel yanjye. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Ni Mukamurenzi Zulfat Deborah. Imana ibaha umugisha. Nanjye nishimiye kuba muri Eva Mama Lionel, muri ministry cyangwa muri TV, kandi ndishimiye, ndabizi ko ari iby'umugisha cyane. Imana ibaha umugisha mwinshi, kuba mukunda, kubankunda, kubakunda umurimo w'Imana, kubakunda Kristo ndetse n'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Amahoro y'Imana kuve muri mwe. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Nge nkunda gukunda umuntu ariko nkanabivuga, wenda mu bintu nka bitanu ngukundira nkavugamo nka kimwe cyangwa bibiri, kiba gihagije, biba binahagije. Ngukundiye ko uhagurutse mu gihe cyiza nk'iki, ukaba uhagurutse nk'intwari. Ni gake cyane umudamu yitinyuka akihandagaza imbere y'abantu akavuga Imana. Ni gake cyane akavuga Imana, ukabishyiramo agatege, ugafungura channel. Yego, bayidukurikiyeho Second Chance Ministry. Umudamu akitinyuka nkuko akavuga ati muri iki gihe kigoye sinzaceceka, nzemera namamaza Imana muri ubu buryo. Iki nkikundira umudamu. Ikindi nkundira umudamu ni ugutinyuka ukavuga uti nge nzayobora umukumbi w'Imana. Yewe ndumva nzayobora abantu, nzayobora abagabo, nyobora abagore, abana, abakiri batabize n'abatize, ukumva kandi uzabishobora. Nkunda umudamu nkawe witinyuka. Ikindi nkunda umudamu usirimuka. Nkunda umudamu w'umusirimu, noneho yaba yaranize byo. Nkunda abantu bize, tukavuga yageze hagati ukumva ashyizemo Icyongereza, ashyizemo agafaransa. Nkunda umuntu nkawe rwose. Rero Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi turi buganire ku magambo aryoshye, kaba ari akanyuzemo no mu buzima busanzwe. Murabizi nkunda guseka no gusetsa.
kandi n'ukuntu tunameze turashekeje. ega ubundi nta n'ahandi hahisha umunezero ni guseka. Uvuga ngo igihe cyose usetse hari dayimoni nk'igihumbi zipfuye. Niko bimeze. Iyo usetse zari zakugiye hafi zose. Ku bakunda gusenga, ku bakunda Imana, kuko dayimoni akazi kayo ni ukukuriza, ni ukukubabaza. Iyo uyihimishije guseka rero, kandi guseka ni njye nawe turi bubyishakemo, kuko isi yo ntibishaka ko duseka. Guseka birimo n'umuti, uretse ko njye navumbuye n'akantu ko guseka byica iperereza. Byica iperereza, nta muntu wamenya ibyawe unezerewe. Nta muntu wamenya ko ufite ikibazo unezerewe, kandi abahanga bavuze ko guseka bibamo umuti. Buri muntu udakunda guseka aze kwihangana bishakishe, unabisengere kuko no muri Bibiliya Paulo hari aho yageze abwira Abefeso nimba atari Abafilipi aravuga ngo mwishime iteka. Nimumara kwishima iteka, ni iteka, ntabwo ari muri weekend, ntabwo ari ukwishima ari uko ku ikofi hariho amafaranga, ntabwo ari ukwishima ari uko watsinze ibizamini. Mwishime iteka. Ibyishimo ni iteka, ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Kwishima ni itegeko rya Bibiliya, kandi nta muntu wishima urwara igifu, ni umuti wa stress. Ntiwasaza ngo uzane imyinkanyari. Ubu ngubu tubabwiye imyaka dufite ni myinshi, ariko hari umuntu yishimye yisekera bivura gusaza. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Rero uyu munsi turifuza ko tuganiriza abantu b'Imana bidufashijemo. Wari umaze kubibwira, ndifuza kugusengera, hanyuma ukadupfundurira agaseke k'uyu munsi, ukadusomera ijambo ry'Imana, tukaganira amagambo y'Imana, kandi tukaza no gusengera abantu b'Imana. Kandi nk'umupasiteri natumiye ukaza guhesha abantu umugisha, amagambo ava mu kanwa kanyu uko Imana yabagize ndabyubaha cyane. Amagambo ava mu kanwa kanyu nzi umumaro wayo. Hama rero ngiye kugusengera nkakira, nurangiza utuganirize ijambo ry'Imana, turiganirize abantu b'Imana. Mwami Yesu, tugushimiye ko muri iki gihe uduhagurukije, kandi uduhagurukije ubuticara, uduhagurukije n'ubuticazwa. Nta wabigerageza ngo atwicaze ngo umwemerere, nta n'uwagerageza kuducecekesha ngo umwemerere. Uduhagurukije mu gihe ukeneye abakozi. Nsabye imbaraga umukozi wawe ugiye kuganiriza ubwoko bwawe. Sabiye kandi imbaraga umuntu wese udukurikiranye aho aherereye hose. Aya magambo tugiye kuganira mubere inkomezi kuri we, kandi amuhindure ave mu cyiciro kimwe ajye mu kindi. Turagushime kuri Imana y'amaboko, tubisenze dushima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Reka dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro. Itangiriro ni igice cya 32. Duhere ku murongo wa 25. Aravuga ngo Yakobo asigara wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rye rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mwanya aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkure kure utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo kundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramusubiza ati niki umbariza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Imana ishimwe cyane rero. Amen. Kuba akunda kunkurikira, ndabizi ko hari benshi badukunda ndetse bakunda na Mama Lionel. Kuba akunda kunkurikira, bakunda kunkurikira kuri YouTube channel yitwa Second Chance Ministry. Bishaka kuvuga ngo ayandi mahirwe, amahirwe ya kabiri. Nuko rimwe na rimwe umuntu abona amahirwe ya kabiri kuko hari aba yatakaye. Ni muri ubwo buryo rero nkunda guhagurukamo. Vuga ngo hari igihe amahirwe ya mbere uba waranyuzemo mu buzima. Rimwe na rimwe bitewe n'ubwana, bitewe n'ubuzima, bitewe n'amateka, bitewe n'ibintu wagerageje bikanga. Ayo mahirwe ayakakubereye amahirwe ajya gucika. Ariko nubwo gucika akagusigira izina ribi. Uyu munsi ndashaka kuvuga imbaraga ari izina.
uburyo wakubaka izina cyangwa se Imana ikubakira izina cyangwa se n'uburyo Imana yaguha imbaraga uyu munsi tugasenya amazina yego wa mugana ya magambo harimo harazamo izina rizwi nabi no guhindurirwa izina bivuye kandi guhindurirwa izina ndashaka kubwira umuntu nkurikiye ntabwo ari njyewe uri kukubwira uri bubigiremo uruhare cyane oya ahubwo icyo uri bukore ni ukuri buhagarare muri iki kiganiro ugitangira ukisoze niko gukirana ni ukuri bufate ku gishura cy'umugaragu w'Imana usoze uyu mugaragu w'Imana ngo yasigaye ari wenyine ntabwo ari njye wabigiramo uruhare nta nubwo ari undi muntu ni wowe uri kunkurikira ni wowe uri bugire uruhare rwa mbere kugira ngo izina ryawe rihinduke Bibiliya itubwiye uyu mugabo witwa Yakobo ngo yafashe hano 25 bavuze ngo asiga ibintu bye yari afite byose urumva ukuntu guhindurirwa izina bitoroshye biraharanirwa no kugira ibyo usiga guhindurirwa izina no kumenya ko ufite izina ribi kubimenya nandi mahirwe sanze Yakobo yarabizi amakuru ahari afatika nuko yarabizi ko afite izina ribi no kumenya ko izina ufite ari ribi ndifuza ko ubwira abantu bakamenya amazina bafite bitewe naho yanavuye kuko hari amazina badukurikiranye hari amazina witwa na famiye bitewe n'uburyo wabayeho nabi bakaguhimba amazina hari amazina y'amateka ugasanga reka tuhere ku rya famiye buriya nakuze famiye banyitaga mama yanyise Zulfati ni izina ry'Icyarabu ariko nkomeje kuribaza baramubwira ngo rivuga ikintu kitazwi unyumvire ikintu kitazwi ubusobanuro ikintu kitageze gute kitazwi biri mu kindi kirimi wenda kanavugitse neza ariko ikintu kitazwi hari umuntu ujya kumva yumvisha izina ahantu kumva ngo marayika w'umwijima yego akarikunda atazi icyo risobanuye bitewe n'ukuntu kavugitse yego uvuga ngo iryo zina rya famiye rero ubundi kwita hita umubyeyi yego hita igihugu kirakwita kandi rikaguhama kuko habaho umugisha w'ababyeyi habaho umugisha w'igihugu habaho umushumba umugisha wa gishumba itorero bakwita izina hariho nawe ubwawe wiyita izina n'Imana ikakwita izina cyane rero iri zina rya famiye hari igihe bakwita izina bitewe n'amateka yawe warwara amavunja bakakwita amajyanjari kugira ngo n'umuntu akumenye byihuse wabavuga iryo zina bagahita bamenya uwo bavuze kandi atari ko witwa atari naryo ryanditse mu gitabo kirangamimerere ukaryitwa bitewe nuko warwa amavunja ahubwo turi gusenya amazina aya mazina tukwiye kuyasenya Yakobo arabisobanukirwa Yakobo yiswe Yakobo ari umwana ariko umwuka w'uburiganya wamugenzeho kuko yari yarabyiswe n'ababyeyi yego vuga ngo hari amazina dukurikirana Yakobo ubundi bisobanura uburiganya ku bantu badukurikiranye bivuga uburiganya rero yagombaga kwinjira mu mwuka w'uburiganya ikirere cyo mu mwuka gifite ukuntu gikora kiriyeranje kigasohoza icyo wowe ugihamagayeho yego Yakobo rero ko yari umuriganya yagiye arangwa n'ibintu byo kuriganywa yarariganyije ariko nuza gusoma aya mateka hano yavaga yari arimo arava kwa nyirarume Labani kandi nawe avuye kuriganywa urumva ukuntu uyu mwuka wagiye umukurikirana kandi Yakobo ntacyo atakoze yagerageje kubona umugisha binyuze kuri nyina kubera rya zina rituma yitwa umuriganya ageze kwa Labani izina rikomeza gukora akazi ngo abone umukobwa mwiza Rasheli baramumuriganya agumya ariganywa bishaka kuvuga ngo uyu munsi birakwiriye ko umenya imbaraga zihishe mu izina ryawe nibyo ukarisenya mu isi y'umwuka ukarisenya uyu mugabo Bibiliya yavuze ngo nuko
Yakobo areka yambutse ibyo yari afite byose, mu yandi magambo abisiga hirya ngo asigara wenyine. Umuntu uri kunkurikira ni umuntu uri busigare wenyine yicara abanza asobanukirwa izina rye, nibyo asobanukirwa impamvu isi iryo zina ni bwoko ki. Nkanjye urugero, navutse mu bintu bikomeye. Mama ajya mpa amateka uko navutse, namaze mu nda umwaka urenga, mvukana ikiro n'amagarama. Papa yanga kunyita izina, abona ko ryaba ripfuye ubusa. Baravuga bati umuhererezi yitwa n'imfura. Imfura iba ari inyita nyirabagenzi ngo nkuremenye ubwenge bwo mu Mana. Ndavuga nti iri zina nkurikije aho ryaturutse nuko rimeze, nintarisengeramo ngo mpindure, ndiburane ndihinduriremo, bishobora kuzangiraho ingaruka. Ndangije nsengera izina ryanjye, ndavuga nti uko musaza wanjye Murekezi Joseph yanyise Nyirabagenzi, ubwo Mana iri zina ungende mbe Nyirabagenzi, ungeze aho ababyeyi batangejeje, mbe Nyirabagenzi ungeze ku by'abagore batarageraho, mbe Nyirabagenzi ungeze aho umuntu yakwifuza kubana nanjye, mbe Nyirabagenzi ungendesha ibihugu mvana mu gihugu ngarura mu kindi, mbe Nyirabagenzi ungeze ku mugisha. Wowe urihinduyemo ibitandukanye n'ibyo we yatekerezaga. Niko dushaka kubwira umuntu. Kandi ari inyita we yaravuze ngo impamvu mwise Nyirabagenzi nuko ari mu nzira nuko yagendesheje mama mu bapfumu benshi kugira ngo arebe ko yarokoka. Naringize ngo nuko babona ko wenda gupfa uri Nyirabagenzi uri afwigendera. Wapi ibyo byo kwigendera nibyo nahise nanga. Ntazaba umugenzi ugera ahantu hadafatika. Yego. Naho ryari rivuye kuntu nagendesheje mama, tafana ibi bintu bitazankurikirana, reka nigombore. Yes, uri igombora. Umuntu nkurikiranye umuti nta wundi no kwigombora. Yakobo rero nawe amenya ko nta kindi. Yego. Bibiliya yatubwiye ngo haza umugabo aramukiranye. Imana ijya ishyigikira igitekerezo wagize. Haleluya. Uyu mugabo kuki atari yaraje imbere? Kwatamusanze mbere yuko ariganywa. Yakobo bamuriganya, ariko uyu mugabo ntibahuye. Agera igihe nawe ariganywa, arangije avaho yarari, afata umuhanda aragenda, ariko marayika uyu mugabo yaje ari uko Yakobo agize igitekerezo cy'uko ashaka kuba wewe, ashaka gutekereza nka we. Birakwiriye nk'uko wabivuze, urumva winjiye muri wowe, wishaka kuba uko bakwise, uko witwa. Yes, yinjiye muri we, we winjiye muri we. Uravuga ngo ndashaka kuba Nyirabagenzi uzagenda aho ababyeyi batageze, ndashaka kuba Nyirabagenzi uzagenda aho abagore bakomeye batageze. Ni wowe wagiye muri wowe uriyubaka. Urumva? Yakobo nawe rero aravuga ati hari ibyo mama yambwiye aho binyangaje ndahazi. Hari ibyo data yanyatuyeho nabyo simbibona. Ibintu byose nibimva iruhande, mbanze mbe njyewe. None arangije ashatse kuba we, wa mugabo araza barahura. Ruvuga ngo Imana imanukana n'ibitekerezo ugezeho. Nibyo. Akantu sinzi ni ukumvisha. Imana imanukana n'ibitekerezo ugezeho. Niba ibitekerezo ugezeho ari ibyo gushaka kuba wowe w'inzozi zawe, Imana iramanura marayika aze abigufashemo. Niyo mpamvu mu kintu cya mbere ugomba kumenya, ugomba kubanza ukamenya ese ndinde. Mu kumenya ndinde nitwa nde, izina ryanjye rivuze iki, aguka mu bitekerezo. Reka nkubwira mu Mariyone, urasanga umuntu ngo bamwise Mutesi, uzi ko kuva yaba hatarateta. Nicyo kibazo. Ugasanga umuntu ngo ni Mugisha, kandi agahorana imyaka, ahora saba sabirizagira ngo ni Mugisha. Ugasanga umuntu n'icyubahiro, kandi agahora asuzugurwa nibamuha n'intebe ya mbere mu kiliziya. Ni wowe utarabasha kwiyinjiramo ngo ugende ucukumbura imbaraga zishe mu izina ryawe, nurangiza uzisenyeshe dayimoni. Nibyo. Ugasanga umuntu uri kumva, njyewe Imana yarambwiye ngo nkwise Debora. Umva, umuhanuzi yansanze ahantu nari ndi gusengera, kandi nari maze iminsi 30 ndi kubwira Imana ngo iri zina koko Mana ngirira neza umpindurira izina, kuko nari naragiye numva icyo rivuga ryanjye. Hari Imana rero yumva bibinyoma bariho, ariko nabo kuri bariho. Umuntu yansanze ahantu nicaye ngenyene, arambwira ngo Imana irambwira ngo
iguhinduriye izina kuva uyu munsi witwa Debora uzakora iby'ubutwari uzahagararaho abagabo batahagarara yaba yarambwiye ukuri yaba atarambwiye ukuri akazi kanjye nako kwizera nanjye ndashaka kubwira ngo akazi kawe ni ukwizera njye narahagurutse ndavuga uhereye nona ndi intwari wambwira ko ntariyo rero twahangana njye ndiyo ndabyatura oya ivuge ndashigenda ndavuga njye Debora ndi intwari ngiye guhaguruka Imana ingiriye neza irambwa ngo umugisha genda ubwira abantu aho nagukuye ibyo ndumva ari ibintu nzi kubivuga kandi ndabivugana ubutwari cyane numva ko ndi intwari nta kintu kimpagarara imbere yo kije ndakibwira ngo we ndi intwari ubyiyumvamo mbere yuko abantu babikubonamo ndabyiyaturaho ndagenda ubutaka ndabubwira ngo ndi intwari nabwo burabimenya inzu yanjye ndayibwira ngo ndi intwari ahantu hose ndahamenyesha ko ndi intwari n'ibyo kwizera kwanjye kandi birasohora nzarinda mpfa ndi intwari n'ibyo itangazo bega n'amatangazo ahubwo abantu badukurikiye batangire binjire mu gihe cyo gutangariza aho batuye ku izina rihindutse batangariza aho bakorera ku izina rihindutse utangariza aho utambuka mu muhanda ku izina rihindutse erega byumve neza ngo haza umugabo aramukiranya bageza mu museke umva ijambo reba igihe yafatiye abantu arabohereza ntabwo yigeze abohereza ntabwo bibiri tubwira mu gicuku yabohereje wenda ku kagoroba twemera akagoroba ibaze guhera umugoroba wose ukirana ukageza mu gitondo uzi ko umuntu asenga isaha ngo ararushye yego mango munda ngo harandiye ngo ndumva ngo umugongo yafata amasengesho y'umunsi umwe ngo iserere bibiri tubwira ko uyu mugabo kugira ngo ahindurirwe izina yakiranye ijoro ngo umuseke urinda uri umva reva kuryama ugasanga umuntu yitwa ngo jya mu bandi nugora bakujugunya mu bandi gusa ngo jya mu bandi niba abana wasanga barabyaye hanze umugore yaza ati nutamufata ngo ke najye mu bandi undi akitwa nderera abandi bamvuye kure ndabazi benshi bamvuye kure ugasanga se niba uvuye kure kugera kure urumva byoroshye bizoroha se njye nahita mbihindura ngiye kure numva imbaraga ry'izina erege izi mbaraga z'izina n'umugabo witwa Aburahamu byamubaye yego kabisa Aburahamu yitwaga Aburahamu amara imyaka 99 akitwa iryo zina nta kintu gihindutse abantu bari kudukurikira icyamu uyu munsi bakamenya ko umugisha wabo wose upfungiye mu izina nibyo ariko haleluya umugisha wawe wose ufungiye mu izina nibyo iryo ubu dufite ababyeyi bajya gusacinga kuri Google yego muri iyi minsi kwita umwana ni ugusacinga ukamenya akajya kuri Google urumva hari n'usanga atanapfuye no kumenya icyo bisobanuye ariko yakumva kavugitse neza kari muri English by the way ukumva karise kuko katavunanye none ugasanga nano ariko ndashaka kubwira umuntu ngo subira mu ntararibonye ry'izina witwa nibyo uko ryimeze kose uryiyatura hari n'umunyamasengesho umwe urabivuze ndibutse ngo wigeze kujya mwerekwa abona abadayimoni kuzimu hari amazina bakurikirana hari ayo batinyuka bagakurikirana umuntu hari nayo batinya ngo nk'abantu bitwa amazina ajyanye kuri Uwimana Nduwamungu amazina ajyana ku mbaraga z'Imana ngo batinya uwo muntu ariko abo banderera abandi baramutinya ariko nawe yatinyitse ariko iyo utaramenya imbaraga zakorera mu izina ugatinywa n'ubundi nabo bazimu ngo baragutinyuka Aburahamu yagenze imyaka yose kandi afite isezerano ndashaka kubwira umuntu ngo arigize ugenda n'isezerano ariko iyo utaramenya izina ryawe ngo ijuru ririhindure ukajya wibaza ngo siyo navuganye nayo irahari Aburahamu biri tubwira ko yagiye imyaka 99 yongere kubaza Imana ati se ubu koko wamugisha uzawumva Imana ntigeze imubwira ikindi ese mubwira ngo uhereye nona ntuzongera kwitwa Aburahamu uhindura izina ugiye kujya witwa Aburahamu kandi va hano muri uriya bakarudayi ujyaho nzakwereka noneho iri zina nkwise nzarikurikirana arangije Imana yagenze gusa iramubwira ngo na Sarayi ugiye kwitwa Sara nyirakuruza w'amahanga
Haleluya. umva ikintu gitangaje ngo babagabo batatu ariko umva babagabo Haleluya. aba bagabo ubundi bazi izina rihindutse ngo bukeye hazindukira abagabo batatu aba bagabo batatu bo baje ko bari mu isi y'umwuka Yego. baje bahamagara Aburahamu kuko izina ryahindutse ritarimenyekana. Aburahamu ahita yibuka ko iri zina yaryiswe ari wenyine mu gicuku. Haleluya. Aravuga ngo uko biri kose aba bantu bamenye ko nitwa Aburahamu. Yeah. Aba bantu bavuye ku Mana. Yeah. Haleluya. Aratangira arashashana abwira Sara ati nturebe ikimasa kimeze reba icyambere. Nibyo. Shakisha imbaraga zihishe mu izina Nibyo. ryawe. Nge nemera ko ku bantu benshi bazi ubuhamya bwanjye bajya babukurikira. Nanyuze mu buzima budafite ishusho. Yego. Kubera ko nanjye nari ikintu kitazwi. Yego. Yeah. Ariko uzi kubona imyaka mfite ntabona umuntu nkunda ubundi se ari ukunda ikintu kitazwi. Ikintu kitwa ninde se wari kukimenya? Ninde ari kumumenya kandi ari ikintu kitazwi. Umuntu akunda igitafari kigaragara agakunda ikintu. Hari ikintu kiba kitazwi. Noneho ugashaka ibyangombwa niba igihugu kikakwanga kirakuzi se Soko. ariko umunsi namenye ko nitwa Debora. Haleluya. Isi nyitangariza ko nitwa Debora. Izina rihindutse. Isi nyitangariza ko atari wa wundi. Ugarutse mu izina rishya. Nje mu izina rishya no mu mateka mashane ndemushya ndi intwari ntabwo nzongera gutsindwa. Ndahamya ko ndagerageza ariko sintsindwa. Ikirere isi y'umwuka ntabwo njya nireka kuvuga Zulfati ariko sinjya nditindaho kuko ibyangombwa n'irangamuntu yanjye ribamo ariko sinditindaho ntinda kuri Debora. Iri zina nararimenye njya no mu buyobozi kuburana natanze urubanza muri leta njya no ndaburana kugeza aho igihugu cyemeye ko nitwa Debora. Ntabwo ari byawe ndumva umuntu gusa ngo yitwa gutya oya naragiye no mu igazeti birandikwa. Imana ishimwe. Urumva kubera iki nari namenye imbaraga zihishe mu izina rindi nkawe. Uyu munsi sinkubwira ngo Imana iguhe irindi sinkubwira ngo usabe n'irindi ahubwo menye izina ufite usenye ibyihishe inyuma yaryo. Nibyo. Menye iryo witwa wubaka ibyihishe inyuma y'iryo zina hama umugisha wawe utangira igire gute ifunguke cyane. Urumva ega si uyu wenyine Bibiliya itubwira umudamu wabihiwe witwa Nawomi washaririye ubuzima bumushaririye aravuga ati kuki munyita Nawomi munyite Mara ibirura aba ari we wishakira izina ryane bishaka kuvuga ngo hari n'igihe giguha izina igihe kigatuma nawe wihindurira izina iminsi gatuma wiha izina iminsi ikaguha izina imyaka runaka ugeze ikaguha izina ibigeragezo runaka bikatuma bikaguha izina ukumva iryo witwa nturikwiriye. Uyu mugore yakubiswe nawe oya urakubitwa izina rikaguha kuba umupfakazi ugapfusha abana babiri b'abahungu bose ugasigara uri incike ndumva ariko abanyarwanda babyita incike arasharirirwa ati iri zina ndabona ritakiberanye nanjye. Hari igihe rero igihe nacyo kiguha izina inshuti zikaguha izina urumva ubuzima bukaguha izina urumva birakwiriye kumenya iryo zina baguhaye ugahaguruka ukajya kuri senya. Nibyo nubwo baba barariguhaye ariko hari iryo wowe uzi Imana yaguhaye. Nibyo hari erega n'igihe ubundi nta muntu uri kwita oya ni Satani ukorera muri abantu cyangwa ibintu akari kwita cyangwa n'abantu bari kwita Satani akaryihisha inyuma akaritsindagira akarikurikirana akaryihisha inyuma akarigira uko batarishakaga ko riba. Yego bugishubazi yego ugasanga ko kuri cyo na Bibiliya nyine avuga ngo umuntu abe igishubaziko ukitwa igishubaziko utarashenye. Ubundi Bibiliya ivuga ko umuntu wasezeranye n'umugabo bagakora divorce agomba kuba igishubaziko. Noneho ugasanga umuntu bamugize igishubaziko ataranashaka ugasanga umuntu ahuye n'ibyago bibaho akabishaka nk'umugabo agapfa yashaka uwa kabiri ngo ni umushinga ngo wamuteramwako bashaka kuhamenya ngo kwa wamuteramwako kubera ko igihe cyaguhaye amazina. Uriya muryango ni uwo mu batindi. Yego cyane uriya mwana avuka mu batindi ngo babana nibyo ngo babana bo mu batindi
noneho waba uri no mu ishuri bajya kwirukana abana batarishyura n'igihe wishyuriwe abantu bakumva ko ari we bari buhere. Oya ndabizi ko hari abantu benshi badukurikira ugasanga banditse ibyiciro umuntu arajya avuga ngo ngende mu cyiciro cy'abatindi yego nawe kandi akavuga ati mushyire mu cyiciro cy'abatishoboye nawe akakumva yaricaye yarabyakiriye kandi ikintu cyaduhagurukije ngo hari icyanyuma ngo batindinya kujya ngo abatishoboye ngo bagere ariko ubundi wagiye mu bishoboye noneho byakunanira yego ma wanahanantu kukavuga uti nari nizeye ariko nagiye mu badashoboye mu yandi magambo nawe ubwo bamaze kwita ko ushoboye wumva uri mara kubera ubwo buzima urimo ariko ejo uzabusohokamo ubwo buzima uzabusohokamo rero hari abantu bitwa amazina na famiye hari abantu bitwa amazina n'abantu babana cyane umugore agahaguruka pe abwira umugabo ati mbwa nuko akaba ku isi mbwa kandi ubwo se ko kurumva ko atabayeyo waramukoye bagakoresha ikirori bagacuranga nimugoroba bakamutwikurura akabijyana inshuro ya mbere ukamuhemba n'iya kabiri ukamuhemba nko ku nshuro ya kane ukumva ku isi izina aturiyemo ugashaka ububwa ukikabakaba ahantu hose n'umugabo akita umugore w'ingegera igicucu ikigoryi bitewe n'akantu gatunaniwe bitewe n'akantu utsinzwe bitewe n'uburangare bukeya ariko akaba ku isi izina. uzi ko icyo kintu urakivuze ndibuka uzi ko hari n'ababyeyi afata umwana we yatwise amezi 9 akamwita igicucu ati wagicucu noneho uyu mwana niyo ageze mu ishuri yumva ari igicucu biramukurikirana agatsindwa kuko arimo arakorera ibizame mu izina yiswe Imana ibabarira abantu no kuri uyu munsi dusenya amazina yose isi kwita nibyo dusenya amazina isi kwita nibyo isi n'abantu isi n'abaturanyi nibyo isi yabinyuze mu buzima yabinyuze he ariko amazina isi kwita turahagurukana imizi n'imiganda ku mugani w'abanyarwanda turahagurukana ubutatu dufatanye nawe gusenyera izina ubwo ninjye nawe nuri yego dufatanye gusenya ibintu byuririye kuri iri zina kandi birasenyuka mu izina rya Yesu kuko twagutumweho ku bw'aya mazina ufite ku bw'aya mazina watewe n'inzira wanyuzemo ku bw'aya mazina watewe n'akazi wagezemo bigahita byanga ku bw'aya mazina watewe n'urugo rubi hari n'igihe umuntu yibyarira abana b'indahekana nabyo bakabimwitirira ngo ni ko wa mugore ubyara nk'insubi ngo ni igisubi ngo wa mugore ubyara nk'insina ya gisubi aya mazina yose umva watewe n'ubuzima bw'aho wanyuze watewe n'ubujiji turumva turi buhagurukana ubutatu twe nawe tukayasenya mu izina rya Yesu. Wavuze inkuru z'uyu mugabo Yakobo numva ameze nk'uwari uhari ariko uyu mumarayika nawe yari yagowe kubona umuntu w'umugabo amufata kavuga ati wenda imitsi turika je sinkurekura utampaye umugisha. Yakobo nuko yararakaye hari ibintu yarahaze iyo utaragira ibintu nkaga ntago umujinya uva mu mitsi. Yakobo hari ibintu yarahaze kuko uyu mugabo yarakoze ariko byonyine hari undi muntu wumvisha wakoreye umugore imyaka 14 hari uzi abandi bababenzi biri urubungu biri bavuga ngo baroze ngo barabazinze abandi ni 5 wageje kuri 5 yaciye ibintu ibaze gukorera umugore imyaka 10 uyu mugabo yari yararushye agombaga guhura na marayika akavuga ati ariko hari none habonye marayika rero haleluya aravuga ati abantu bose nabirukanye ntabwo nkurekura. Nibyo ndashaka kubwira ngo nturekure. Amina. Shaka Imana uyifate paka ihindura izina. Yego mva ngo arakunja bajya mu mitsi ngo abonye ari mu rukerera ngo marayika ngo amukora ku nyonga yitako arangije aramubwira ati ntabwo cyitwa Yakobo Isiraheli witwa Gomorira Isiraheli kuko wakiranije Imana n'abantu kaneje. Haleluya. Wakiranije Imana n'abantu harageze ngo ukirane n'ibyo abantu bakwise ukirane n'imbaraga z'abantu. Arangije agenda ngo acumbagira niko Bibiliya ivuga ariko acumbagira ni neza acumbagira n'izina rishya. Nta kibazo Imana iguha izina we iguha izina nubwo uri bugende utangira ucumbagira
no ibya mbere biba byarapfuye nibyo sibyo yego. izina wiswe kuko ryakwise amateka tangira ucumbagire cumbagirira ku kantu gato cumbagira ariko isi iraje imenye irindi zina witwa mu yandi magambo senga n'imbaraga zawe nkeya nibyo senga ijoro rimwe senga iminsi ibiri wowe uri gucuruza wahombye bakwisenyera mwakuse mwakubiri tangira ku kantu gato ubwo Imana igiye kuguhindurira izina wowe injira ubanze ujye mu isi y'umwuka marayika ntabwo uzongera kumubona rara ijoro ryose usenya imbaraga zose zihishe inyuma y'izina ryawe. Hari abantu bagiye bavuga batari ko subu uko muvuga ngo dusenge ngo twirize ubusa ushobora kuba uri umurwayi wa diabete n'urugero hari abantu burya batemerewe no kwiriza ubusa ushobora kuba urwaye diabete kuko umurwayi diabete ntiyemerewe gusonza ariko biha agaciro uvuga uti nubwo ntemerewe kwiriza ubusa reka njye ariko mfata igihe nihererane n'Imana ngira ibyo mfunga mbe ndetse akazi njye hirya kurenda uruza barasana ariko nabifata birye amenye ibyo yariye ashaka undi ajya kubigaburira nibyo ko niko kwiyiriza ubundi niko niba wariye ikiro cy'inyama wagitetse mu rugo shaka umuntu w'ikiro cy'inyama nawe arya nibyo hama wegera Imana ari kuvuga ngo aho kugira ngo njye nari kwiyiriza kubera uburwayi runaka cyangwa ikintu runaka mfashije uriya muntu ngereka nsigare mvugana n'Imana ariko usanga hari abantu bivuturira bonyine ariko aba bantu nabo bafite izina ribi bafite izina ry'ubugegera hari abantu bafite izina ry'ubugegera bitewe nuko nta kibavaho ugasanga umuntu amaze imyaka n'imyaka ngo Mana ngo ndashaka umugisha umugisha wikize wiki ninde muntu wakwatuyeho umugisha bitewe n'icyo wamuhaye hari abantu batazi gukorera Imana umugisha urakorerwa akumva azajya kurepeta akumva yakoreye Imana reka repeta biragiye bya repetition simbirwanije ariko mbifata nka gym nko kujya muri gym ukora iyo ritime ariko usimbukana igisorori cy'ibiryo kwa muganga usimbukana igitenge cy'umupfakazi reka ubugegera reka izina wiswe na kamere yo kudatanga utange Imana iguhindurire izina ubu hari abantu biswa bakire uyu mugore witwa Naomi kugira ngo nawe izina rye rihinduke Imana yaciye inzira yegera umukobwa aramubwira ngo ntibikwiriye ko noneho nguhesha umugisha kubera ineza yawe amuhereza Bowazi abijyamo abimugiramo kugira ngo yarabiparanganije arabanza arabikorera mwigisha uko abigenza wabo yisubirira Betelehemu bivuga ngo iryo zina ribi ufitemo uruhare rwo kurihindura rihindura ushaka icyo ukora ibibi bavuga ukora bihinduremo ibyiza uzi ko n'abantu bajya bafita anniversaire y'imyaka 10 bamaze arabashomera akagira gutya ati umunsi nagize anniversaire y'imyaka 10 maze ndo umushomeri iyo n'ubwa mbere nyumvi oya nzi umuntu wigeze kuyifata amaze imyaka 9 ari umushomeri adutumira mu bushomeri bw'ati uyu munsi nagize anniversaire y'imyaka 9 ndo umushomeri ariko twasize dushenye iryo zina ry'ubushomeri ubwo rero iryo zina ry'ubushomeri naryo turisenye hano nk'abahanuzi izina rya Yesu ngo ni umushomeri ngo ayo mazina turashenye umuntu akiga bimuvunnye atanga amamenerivare umuntu akajya mu muhanda akajya gushakisha perimi ragoye Nyarwanda iranagoye cyane ugatanga amafaranga ugasenga ukabona perimi ukabimaranye imyaka 10 mu ikofe dushenye izina ry'ubushomeri ugasanga umuntu afite diplome ya terametero akavamo metero 5 tugahera kuyo muri gardienne tukazamuka tukagera kuri PhD tugasanga harimo nka metero 5 za diplome ariko ukaba wicaye imyaka 10 n'ingahe witwa umushomeri ayo ni amazina turi busenyere hano mu izina rya kandi agasenyuka kuko ijambo ry'umuhanuzi riba ari itegeko cyifuzo cy'umuhanuzi ku Mana kiba ari itegeko ugasanga umuntu yakoze mariage wambaye impeta wanyuze mu mucyo ntiwishingiye ukamara imyaka 17 nta rubyaro ufite izina ry'ubugore ufite icya mariage nimita nibuka muri iyi minsi urahura n'umuntu agahita avuga ati shana nagize ibyago mfite urugo rubi kubera ko wenda ikintu yahuye nabyo izina banza kwita urugo rubi nuvuga ngo wamwahura ati sumeze utati ndahuretse ko nagize urugo rubi yararubatije na urwo rugo wamaze nuvuga ngo ububi bwamaze kuganza ibindi byiza ngiye nshobora kumva ko ari rubi
hama nkavuga urugo rwanjye ni rwiza yego ukabisenyesha karuhindurira izina nagize urugo rubi none nk'uyu mugabo mbana imbwa rurebe yamuhaye izina imbwa noneho kandi nijoro urataha mu rugo rubi urarane n'imbwa rubebe usangire nayo ejo wisiritane nayo ubyarane nayo upfumbatane nayo ubwo uri ahubwo uri n'ikihebe wamugana ubwo wuzuza uri n'ikihebe umuntu ubana n'imbwa hindura izina iryo zina naryo turarishenye mu izina dushenye izina ry'ubugumba naryo turarisenya twivuye inyuma umuntu yego isi yakwise ingumba ko watinze kubyara ariko wanavuga n'umuntu tsuraho ndaho makuru yewe abantu bose banyita ingumba yameze nk'uwabyakiriye warabyakire bisenye birasenyuka kandi mu izina rya Yesu ushaka ube warabwiwe n'umudogiteri wa hatari yuko kubyara bidashobotse wibyubaka mu bwonko bwawe senyira izina wubake ko uri nyina w'abana iri zina ry'ubugumba hano ararishenye arisenyesha ijambo rivuga ngo nubona umubabaro w'umuja wawe kama umwana w'umuhungu nanjye nzamugutura rirasenyuka yitwa mama Samuel iri zina ry'ubugumba naryo turisenya mu izina rya Yesu iryo turarisenya ya masaha umukobwa agatinda gushaka ngo ni 10 cy'itorero ngo yakuyambarira ijipo ndende ngo ni nambiye agakiza ngo zira jipo ngo ni za nambiye agakiza uriya yabaye 10 ese abantu niba bakwisi 10 cy'itorero ntuziko 10 gihora mu rusengero nuvuga ngo bakuzirikiyemo uwo mugozi yose turayigize gute turayicagagurike mu izina rya Yesu ushake n'umurimbyi yagize umujinya umunsi umwe nawe ashobora kuba yarahuye n'amazina mabi araririmba ngo mu gihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe cyangwa kikandemerera uzaza uca umugozi uzaba umboshye umutima nezezwa no kubohoka nkabona uko ngukorera ayo mazina turacagaguye mu izina rya Yesu watewe n'ibihe tugiye kuyacagagura hama tugiye gukurikiraho ko uyu munsi dushaka kumenya imbaraga zihishe inyuma y'izina ryawe nawe udafite ribi cyangwa bise ribi ugahita ukurikizaho kubaka izina ufite ugiye gusengera abantu basabira guhindurirwa amazina Imana ihindurire abantu amazina ngiye gusaba ko izina ryose umuntu yitwa izina ribi ryose dusenye nibyo imbaraga nibyo imbaraga zishe inyuma y'izina izina witiwe aho utuye izina uziko reka mvuge ikintu kiraho mu marionette uziko ugenda ahantu uri kumwe n'undi mukozi w'Imana ukajya kumva abantu bakubwira wakushanga abakozi b'Imana bose bari ahanze n'abateka mutwe ukarinda uva ibyo bintu utabisenye ubwo n'ubuvuga ngo nawe ubaye we ariko ntabwo ari bose abadukurikiye ntabwo ari bose ngo uziko ngushanga nta njye naho nyikunda abakozi b'Imana kandi nawe uziko wicayeyo ngo njye naho nkunda abakozi b'Imana ngo abakozi b'Imana bose babaye abateka ngo abapasiteri ngo bikigiye ngo ni bamwe na bamwe n'abateka ubizi utese ko bavugaga atari wowe ako kanya bisenye uti mu izina rya Yesu abo ntago ari abakozi b'Imana ni abakozi ba Satani vayo ubisenye ugasanga umuntu avuye atabisenye hari n'ibintu ariko tuziherera tugahindura abantu nibatandukanye abakozi b'Imana n'abakozi b'itorero cyane biratandukanye ikindi n'aba bapasiteri mutandukanye abakristo n'abakiriya kuko hari igihe ugira abakiriya ariko ntugira abakristo abakristo n'abakiriya ubwo ngenda byumvira Imana idusobanurira abakristo n'abakiriya kuko hari igihe uyobora abantu uzi ko ari abakristo kumbi bose ari abakiriya ari abakiriya baje kuzana amaturo n'icyacumi nk'abakiriya kandi koko ukabafata nk'abakiriya ariko dukeneye abakristo umuntu wigeze kwipresenta ndishima aravuga ati kandi ubwo afite amatitire ni pasiteri afite amatitire aryoshye kandi afite n'ubuhamya bwiza arangije aravuga ati ndi umukristo abantu babikritika ariko arabisobanura ati yewe nshima kuba naba umukristo kuruta kuba umupasiteri shima kuba naba umukristo kuruta kuba naba umuririmbyi kuko fondasiyo nziza ni ukuba umukristo Imana iha abantu aya mazina nayo y'abakiriya mu rusengero turahindura tubagize abakristo nayo turayasenya niba abakristo bose tubahinduye abakristo hari n'abayigize hari n'abayihaye
arabihaye amazina urahura n'umuntu ngo ni Apostle ugashaka watumwe hese akahashaka aho yatumwe ugashaka naho hakorera kahabura ugashaka nayo n'uwabimugize turayasenya nayo arasenyuka turashaka izina Imana ikwita turashaka ko Imana iguhindurira izina kuruta ukuri forode ariko mwuka wera ashimwe akomeza twibutse yego uzi ko hari umukobwa usanga agenda akumva bashaka ko bamwita mama kandi atarabyara atarashaka icyo cyagiye iyo terme yagiye iva nk'abantu bavuye Kongo ugasanga umugabo wese yitwa mama usanga umugore wese umugabo wese yitwa papa yego umugore wese yitwa mama mama Deborah mama Alice nkuko witwa Alice yego mama Alice wenda wabuze n'urubyaro mama kana papa kana uracyari umusore ngo papa Claude senya ayo mazina nayo turayahiritse mu izina rya Yesu bega amazina twagutumweho bitewe n'amazina adafututse ayo mazina yose yafunze umugisha wawe uyu munsi turayasenya mu izina rya Yesu ayo abantu bakwise ayo famiye yakwise ayo isi yakwise ayo ubuzima bwakwise ayo abaturanyi bakwise ayo yose bakwise mu izina rya Yesu turayasenya mu izina rya Yesu amazina yose urukurikirane rwose ruri inyuma y'iryo zina ufite uyu munsi turarusenya mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu amazina yose mu mbaraga z'amaraso ya Yesu mu mbaraga z'umwuka wera turayasenya mu izina rya Yesu Kristo turayashenye amazina adahesha Imana icyubahiro turayashenye aya munsi turayasenye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu kandi mu mbaraga nanone z'amaraso ya Yesu mu mbaraga z'umwuka wera twubatse izina rizima ku buzima bwawe uhereye none turaryubatse turarizamuye turanarisakaye turaryubatse niryubakike uhereye none turaryubatse nimenye ko izina ryawe izina ry'agahinda wari ufite turaryubatse turyise ibyishimo mu izina rya Yesu izina rya maganya turihinduye izina ry'indirimbo duhinduje amazina yose yari imbere yawe ayo Satani yuriragaho aho abakozi be buririraga aho dayimoni zuririraga turayasenye twubaka amazina ahesha Imana ubuzima bwawe ntuzongera kwitwa kuri ukundi wiswe izina riguhesha Imana yawe Imana ibaha umugisha murakoze cyane ugira ngo ntitubasengeye Imana ibaha umugisha mwinshi cyane ushaka nimero za Pastor Deborah ziri kuri channel ariko biremewe no kuzivuga hano izange zuraza kuzibona aho hafi aho 0785 39 66 47 umwami Imana bahumugisha murakoze cyane iki kiganiro turabizi ko kikuryoheye kanda subscribe ugisharinge muri commentaire dukeneye amakuru n'ibitekerezo byawe shalom amen